gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Joram yamaze kubwira mama we ko yamugira inama kuba yagira Kiara umugore wa kabiri. Ese aho mama we yamubwiye iki? Unyemerere inkuru yacu tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri. Mama Joram ahera ko yikanga avuga ati ariko se Joram, are you out of your mind? Ubwonko bwawe se bwo buri gukora neza? Nangwa waba utaye sinabimenye. Urumva ibintu uri kumbwira? Mama, none se ngira inama. Kiara ndacyamukunda, mugira umugore wa kabiri, nanabiganirizeho Sky umugore wanjye. Nta soni. So yashatse abagore bangahe? Njye nyoko se nashatse abagabo bangahe nyuma y'uko se apfuye? Ko nigeze nshaka undi mugabo? Nuko njye nta marangamutima nagiraga se? Joram, upfuye kwikuramo Kiara ugakunda umugore wawe. Nundakunda umucyara wawe ninde uzamukunda? Niba Bible ivuga ngo abagore bategetswe kubaha abagabo babo bakabagandukira bakababera abagore beza, ariko abagabo bategetswe gukunda abagore babo, ni ikimenyesha ko inshingano yawe ni ugukunda umugore wawe. Noneho kumukunda umutima wawe uri kuyihabara. Uramati mama agezaho wivuga ihabara kuko Kiara ntago ari ihabara, niwe mugore wanjye wa mbere. Naho byanditse, nta sezerano dufitanye, ariko umutima wanjye uzi ukuri kandi nawe wawe uzi ukuri. Mama, iyo bitaza kuba ubugome bwawe n'ukwikunda kwawe, ntekereza ko njyewe na Kiara tuba dufite urugo rwiza. Mama, n'ubundi twari dufite urugo rwiza, twari dufite umuryango mwiza, ariko mama warawurimbuye. Rero wikomeza kunyumvisha ko ngomba gukunda Sky kandi bitandimye. Mama, mu mutima wanjye ntabirimo. Ibaza umwaka urashize ngerageza nkora uko nshoboye ngo ndebe ko nakunda Sky, ariko byaranze. None nkora iki? Undati Joram muzi n'ibindi, wowe na Sky mugombe muve muri iki gihugu, kuko igihe cyose ukiri muri iki gihugu utekereza kuri Kiara ntabwo uzigera ukunda umugore wawe. Joram ati mama, nakifuje ko nakabaye nkunda Sky nk'uko nkunda Kiara. Nakifuje ko umutima uri kuri Kiara wose wakabaye uri kuri Sky, kuko mfite umugisha umwe wonyine Imana yampaye, kuko bafite umugore unkunda kandi unyuma. Ntago ajya arambirwa, nta na rimwe ararambirwa gutegereza. Buri munsi ambwira ko ankunda, ariko nta na rimwe ndamusubiza ngo mubwire ngo nanjye ndagukunda. Ubu ndicara nkabona ko nawe amaze kubirambirwa, kandi koko nanjye ndiwe narambirwa. Umwaka utegereje ko umuntu azagukunda, utegereje ko umuntu nabura azakwitaho, utegereje ko umuntu igihe kizagera urukundo rwiwe rwose akaruguha, ariko ukabona aho kuruguha ahubwo arakomeza gukunda undi muntu
utari mu buzima bwe, utazi uko arara n'uko yirirwa, utazi n'uko abayeho. Ese ubundi mama urukundo ni iki? Wambwira icyo urukundo ari cyo? Urukundo rurababaza, urukundo rutesha umutwe, urukundo ni rwiza ruraryoha, ariko nanone urukundo ni ikintu kikuzanira uburibwe ushobora kubana nabwo ubuzima bwawe bwose. Ni ikintu gishobora kugutera igikomere uzagendana the whole of your life. Ni ikintu ushobora kugutera gufata umwanzuro uzicuza ubuzima bwawe bwose. Urukundo ni iki? What is love? N'abahanga mu bahanga ntekereza batazi urukundo icyo ari cyo. Urukundo umenya ari amarangamutima aremereye akomeye abantu tutajya tubasha gusobanukirwa. Uyu munsi urukundo rushobora kugutera amarira, rukakuzanira ishavu n'agahinda, ariko ejo rukakuzanira ibyishimo n'umunezero. Urukundo rushobora kugutera kwicuza, rukagutera gutakaza icyizere n'ibyiringiro, ariko bwacya nanone rukakugarurira bya bintu byose watakaje. Nkakomeza nkibaza, urukundo ni iki mama? Urukundo uyu munsi rurakuriza, bwacya mu gitondo rukagutera guseka. Urukundo ni iki mama? Urukundo rushobora kugutera ubwigunge, ukabaho wanze isi n'abantu, ukabaho wigunze, ukabaho wumva isi yose itakwitayeho itagukunda. Ariko nanone nyuma y'igihe urukundo rukakwiyereka mu yindi shusho, rukongera rukakwereka ko wibeshye burya cyari ikibazo cy'igihe abantu bakwitayeho bagukunda, cyari ikibazo cy'igihe wari uri ahantu utari ukwiye kuba, rukongera gutuma nanone wongera kwizera, ugaseka, ukumva urarunezererewe. Mbese uko urubonye uyu munsi si ko urubona ejo. Rukwiyereka mu buryo butandukanye, kandi rukakuzira mu gihe utazi, rukaba rwanagenda mu gihe utatekerezaga. Igihe utarukeneye rukaza, igihe wumva urukeneye ukarubura neza neza. Urukundo ni iki? Nta nubwo narwita umushitsi, kuko umushitsi we ntabura arigengesera, ariko rwo ni rwigengesera. Ariko ibaza ikintu kigutera ibikomere cyarangiza kikanabyoma. Ibaza ikintu kikuzanira ibyishimo ariko cyarangiza kikakuzanira n'agahinda n'umubabaro. Ubundi urukundo ni iki? Still ndakibaza. What is love? Urukundo nicyo kintu cyonyine kigutera uburibwe. Rimwe na rimwe uba wumva wakihanganira, ariko kubera ukuntu umutima uba uri kurwana no kugira ngo usohoke muri bwa buribwe, ukabura icyo ukora n'icyo ureka. Urukundo nicyo kintu winjiramo wishimye unezerewe, ariko ukagisohokamo ubabaye, unavuga ngo sinzongera, unavuga ngo harakabaho, harabaye ntihakabe, sinjye wahera. Ugatangira gushyiraho iherezo, yewe ugatangira gushyiraho imipaka ibaho n'itabaho.
ukanarahira indahiro zose zibaho uvuga ngo sinzongera gukunda, yewe ukavuga ati kongera gukunda kwaba ari nko gupimisha uburebure bw'umugezi amaguru yombi, aho uba uvuga ko wongeye gukunda waba usa naho rwose wiyahuye. Ariko nyuma y'igihe runaka ukabyuka usingiza rwa rukundo, ukabyuka uvuga uburyo urukundo ari ikintu cyiza, ukabyuka uvuga uburyo ari cyo kintu kikuzanira akamwenyu n'amahoro, ukabyuka ururirimba urusingiza, kandi mu by'ukuri waramaze iminsi uruvuma. Ubundi urukundo ni iki? Hari umuntu wansobanurira akambwira ngo urukundo ni iki n'iki? Ndabizi nawe ashobora kubisubiza. Urukundo ni iki? Abenshi barudescribinga uko bashaka, bakaruha definition zitandukanye, ariko njye nsanga urukundo ari ikintu umuntu adashobora kumenyera, ni ikintu umuntu atazigera anasobanukirwa, ahubwo dukwiye kurwakira uko ruje, rwanagenda tukakira ko rugiye, buri uko rukomanza tukaruha karibu, na buri uko rusezeye tukaruha goodbye. Ariko se dushoboye kubyumva no kubyakira ko imitima yacu biyigora? Ariko nanone rega urukundo ntabwo ari rubi, ahubwo twe abantu ni twe babi. Hari igihe urukundo rukomanga mu gihe cya nyacyo, ariko kuko ruje twe tutiteguye, ugasanga rutubereye rubi kuko tutigeze tumenya ngo rwaje mu gihe kitari icya nyacyo, nangwa se twagiye kurwakira mu gihe kitari icya nyacyo. Akenshi tugira amahitamo mabi, ndetse tukagira uguhubuka no kureba ku by'ako kanya, ntidutekereze ku by'ejo hazaza. Iyo uri mu rukundo unezerewe, ntabwo utekereza ngo ese nibitagenda uko mbyesipekitinga, uyu munezero mfite no kugusinyiza urukundo mfite niko bizahora, nangwa nzatangira kwiciraguraho no kuruvuma. Niyo mpamvu usanga twese tutarasobanukirwa icyo urukundo ari cyo. Bibiliya iravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Nibyo kuko ndabyemera simbihakana, ariko nanone mu gihe cya nyacyo kandi wabanje gutekereza neza. Niyo mpamvu mpora nibaza ngo urukundo ni iki? Ubundi kuki umuntu yisanga uwo akunda atamukunda, nangwa umukunda atamukunda, umushaka atamushaka, kandi uwo ashaka atamushaka? Aho niho hazingiye ihurizo rya twese, kandi tutajya tubasha gusobanukirwa. Still ndakibaza, what is love? Urukundo ni iki? Bamwe bati ni urugendo rurerure kandi rugoye, ngo ni urugendo uzahura n'abagukunda n'abakubabaza, nugira umugisha ukabona umuntu ugukunda akakwitaho, uwo muntu uzamugumane ntuzamutakaze kuko ni umugisha utazabona kuri benshi. Uwo mugisha se ufitwe n'abangahe? Ese abawuramba nabo ni bangahe? Ahubwo se abawutinda nabo ni bangahe? Ntabwo turamenya urukundo icyo ari cyo. Abandi ngo urukundo ngo ni impumyi,
abandi ngo urukundo when is calm, abandi ngo urukundo ngo is a beautiful sign. Seriously? Mureke twemere ko tutazi urukundo icyo ari cyo, sibyo mama? Ndiyitegereza umuhungu we kavuga ati Jora babe ugiye gusara, uri kuvuga njye ntabwo ndi kubya understanding, tegetswe gukunda umugore wawe, ibyo byakiyara ntabwo nkeneye kubyumva, simbipfuyeho, sinkeneye no kumenya iyo biva n'iyo bigana, icyo ndebaho ni wowe. Drama agira atya agahaguruka akigendera, agenda akicara ahantu, muri uko kwicara Kiyaraza amusanga ati Joro kuguhakanira ni ibintu byananiye mu buzima, twari twaremeranije ko tutazongera kubona, ariko se kuki wongeye kumpamagara? Urabizi ko ntajya nshobora kuguhakanira, none kubera iki? Turamuna nintangiye gutora agatotsi, ari ntangiye gusa naho nuje, ugiye kongera ukankura ikintu cyari kiri muri njyewe cyasaga nkaho kiri kugenda gisinzira gake gake. Turamaterega nanjye sinorohewe, none se njye ndi hano kuko niyanze, none se njye ndi hano kuko ndakeneye ko nanjye ntibagirwa burundu. Kiyara ati none ngaho mbwira niki gitumye umpamagara hano rero sasa? Drama ati ngiye mvuye kureba mama, nari ngiye kumubwira igitekerezo cyanjye ngo ngira inama, aho kunyumva anteye utwatsi, ndagira ngo rero wowe ngira inama. Kiyara ati mugira inama nkande? Ndakugira inama nka ex girlfriend, nka ex wife, umugore wawe nk'igiki. Drama ati nanjye ntabwo mbizi, icyo nkeneye ni inama yawe, ahubwo se wakicaye, uriyicara uje uvuga umpagaze wakicaye. Kiyara ati ntabwo nkeneye kumarana nawe umwanya munini, ntabwo nshaka kongera gusubira muri ya marangamutima. Ibaze ko iyo turi kumwe mba numva nta kuva iruhande, mba numva nkumbuye ibintu byinshi kuri wowe, nkumbuye uburyo wampoberaga, njya nkumbura uburyo wansomaga, njya nkumbura uburyo nyine sinzi ukuntu nabikubwira. Iyo nkubonye rero hari ikintu kizamuka muri njye, mbabarira pe, aho bigeze ndakwinginze basi bikora ubinkoreye nawe ubyikorera, kuko izi ni inyungu zanjye nawe ndetse n'urugo rwawe n'umugore wawe. Drama ati basi se nguhobere? Kiyara turamutse umobeye ubwo n'ibindi byose wabikora, ntabwo wancika. Drama ati se bitwaye iki? Kiyara arasa ariko Jora ubundi iyo uri gutekereza mu bwonko bwawe hazamo iki? Waberane n'umugabo w'umugore, ndenge kuri ibyo dusomane n'ibindi byakurikira ntazi, kuko erega biragoye kwijishura umuntu ukunda, ndetse mwanabanyeho noneho me especially njye nawe turaziranye. Aya Jora mugezaho, ahubwo reka nicara, ariko wihutishe ntabwo ninda hano. Kiyara ntacyo basi no kuba nkubonye birahagije, njye nari maze no kubona n'ikintu muri telefone yawe ngiramo ifoto yawe,
mpora nkureba manywa nijoro mba nkwitegereza ibyo ndimo byose mba nkureba nagushyize no muri screen ari ikintu Sky yabivuga yari yakiriye mbese muri make yarati Joram uri kubabaza umugore wawe nawe utisize ibaze nk'ubu ngubu aramutse ageze aho ngakumva arabirambirwa akavuga ngo ndakuretse ahubwo ufite n'umugore w'imfura umuntu wakwihanganiye umwaka ugashira abana nawe abizi neza ko utamukunda ufite undi mugore ukunda noneho urarenze ukuyemo ifoto yawe nawe y'ubukwe ushyizemo iyanjye uri gutekereza ubaze iyo uri gutekereza ubwonko bwawe buratoneka turamatse wivuga nawe atari kurundakaje ibaza ari nge tubana mu nzu nkajya kubona nkabona muri screen yawe harimo ifoto yihabara nangwa yo wahoze ari umugore wawe nawa ex wawe jura muri gutera uburibwe umugore wawe ibintu uri gukora ntibibaho n'amahano n'undi wabibwira yaguseka jura mu niba ari ibinago nzongera guhura mana ya Abraham mana yanjye turamata ahubwo se ko nyine nari mfite igitekerezo cy'uko nakugira umugore wa kabiri basi wenda ko aribwo nazavaho nishimye wenda nawe nkamukunda kera atari ko noneho mana yanjye bakugarurire hafi ndabona wasaze harya hafi aha nta bitaro batwaramo abarwayi bo mu mutwe ariko ibwo niko babyita n'abarwayi bo mu mutwe ni iki sinzi uko babyita nuko babivuga Joram ukeneye umuntu ugukansoringa kuko level uriho ukeneye umudokita ukuganiriza akakubwira ukagarukira nibyo ndagukunda pe ariko ikintu cyiza hagati yanjye nawe nuko twembi tugomba kwibagirwa ko dukundana uri umugabo w'umugore ibyo ugomba kubyakira ariko ibintu byateye n'ibiki ugasanga umuntu akoze marriage abanye n'umugore nahoze abanye n'umugabo abizi neza ko atamukunda asize uwo akunda yarugiramo agatangira kwicuza ibyo nibyo byeze ubundi kubera iki gute umuntu yemera agahuka agafata icyemezo nk'icyo ngicyo ngo agiye kubana n'umugore cyangwa agiye kubana n'umugabo abizi neza ko asize uwo akunda ko nzi ko urukundo iteka rurwanirira icyo rushaka kandi rukajyana rukakigeraho gute wowe utafayitinze ngo urwane ku mukobwa ukunda kugeza mutunze none buri kubyicuza ubu ntangiye kwibaza kuri iyi si ni bangahe babayeho nkawe Joram ni abagore bangahe bari kunyura mu buribwe nk'ubwo Sky ari kunyura ni abagabo bangahe bari kwicuza nk'uko uri kwicuza ese ni abagore bangahe bari kwicuza nk'uko uri kwicuza ni abagabo bangahe bafite uburibwe bwo kubana n'abagore batabakunda ese ni abagore bangahe bafite uburibwe bwo kubana n'abagabo batabakunda mana tabara rwose imitima y'abantu benshi irananiwe ni ukureba abantu bagenda tukagira ngo bafite ingo zishimye tukagira ngo babayeho banezerewe ariko imbere bashira bombi umuntu wahura nawe uri kumwe na Sky mufatanya akaboko ku kandi yavuga ati mana nanjye nakifuje kuzaba mfite umugabo nkunda nkurira nanjye nakifuje kugira umugore nkuri atazi ibiri imbere mu mitima yabo turi mu isaha abantu bagaragaza urukundo rw'inyuma ariko imbere nta ruhari turi mu isaha abantu bakoresha social media bagaragaza ko bishimye ariko imbere agahinda aragukubama neza barashize turi mu isaha umugabo apostinga umugore we akandika ngo my love my everything kandi mu mutima afitemo undi muntu yibitse aca inbox akirwa abwira ko amukunda ahora apfukamira ahora aririra ku buryo uwo muntu aramutse amuhereze chance nk'uko kuri kubivuga yata wa mugore yirwa avuga ngo arakunda turi mwisa abagore birwa mana yanjye
birirwa bavugisha abo basize inyuma bababwira ko bakibakunda kandi byitwa ngo bafite abagabo baranabyaye bafite n'abana. Ubundi ibyo bintu byaje gute? Ni gute isi yisanze aha hantu? Ni gute twisanze muri ibi bintu? Gute twisanze muri uyu mwana? Ahantu isi irimo iragana ni ahantu habi cyane. Jora, muzi ikintu umaze kwigira muri ubu buribwe bwanjye nawe ni ikintu kinini cyane. Ntabona ukuntu rwose n'umuntu sinabona ubusobanuro umuhereza ngo musobanurire ibyo ari byo, kuko ndagenda niga everyday. Buri dakika ndiga, uretse no kuba niga buri munsi. Ndaho sinishimye, sinsinzira, nawe uraho uri kumwe n'umugore muraryamye, mu mutwe wawe hibereyemo kiyana. Umugore nawe yicaye aho ngaho ategereje, yespectinga ko one day uzamukunda. Wamukunda ute? Ugira utyo ukamamagara tugahura. Ese wamuvinga ute? Njye se namuvinga gute? Kandi niko ingo nyinshi kuri iyi si muri iki gihe zubatse, niko abantu benshi babayeho. So what's the end? Ese ubundi bitwaza iki? Ni urukundo, ni ukurindagira, ni umuvumo watuziye ntitwabimenya, ni ibiki? Jora, mubasi we wabinsobanurira? Jora matikera, ibintu byose uri kuvuga ndi kubyumva pe, byumve ku ijana. Ariko nanjye ntabwo mbizi, nta bisobanuro mfite naguhereza, simfite n'icyo nabivugaho. Icyo nzi ngiye ni uko ngukunda. Kiara ati ngaho ibaze, uheruka kubwira Sky ko umukunda ryari? Jora ati nta nubwo mbizi, sinzi niba mperuka no kubimubwira. Kiara ati aha, hari abagore babayeho gutyo badaheruka kumva iryo jambo, hari n'abagabo babayeho gutyo badaheruka kumva iryo jambo. Kandi mu by'ukuri hari ababwirwa ayo magambo batakagombwa ko bayabwira. Nk'ubu njyewe urimbwiye atari ngombwa ko ndibwirwa. Jora, ndabizi ko unkunda, ndanabizi ko icyo byagusaba cyose kugira ngo ntugahagikore, ariko it can't happen, it will never happen. Dramatically, ndagira ngo mbwire ngo you will never escape my love. Kiara ati rero ndi kugenda nescapinga gake, ahubwo you have to move on. Ntabwo nshaka kuzitwa ko nasenye urugo rw'umugore n'umugabo. Ibaza uburyo mama wawe anyanga, noneho yanyanga bingana iki? Ubu biba binteye kwibaza amamiliyoni nangwa se amabiliyoni y'abantu ari kuri iyi si abayeho nk'uko ubayeho. Umva ndi kwibaza n'ingo zingana iki kuri iyi si zibayeho zitishimye. Twarangiza tukavuga ngo urugo ngo ni ijuru rito. Ijuru rito ryahebye ukajya k'ibyo turirira abandi babiriramo, k'ibyo turi gushegera abandi neza by'abashenguriye imitima. Umugore wawe niwe uzi uburibwe ari kunyuramo n'uburyo yifuza gusubiza ibintu. Ese Jora, utekereza ko ibihe biramutse bisubiye inyuma aka kanya njye nawe turi kuganira, ibihe bigasubira inyuma wenda muri cya gihe wowe na Sky mwari muri gutegura ko bana, utekereza ko Sky yaguhitamo? Ese utekereza ko noneho yakemera kubana nawe? Tekereza neza,
ushyire ubwenge bwawe ku gihe wibaze iki kibazo ndi kukubaza noneho ukinsubize neza wabanje kugitekereza ukurikije n'imyitwarire yawe n'uburyo witwara imbere y'umugore wawe. Ibihe biramutse bisubiye inyuma tubaye tugira amahirwe yo gusubiza ibintu aka kanya tukagira ihirwe ibihe bigasubira inyuma, urabona Sky yakongera kuguhitamo? Igisubizo niba ari yego aho ni sawa, ariko niba ari wowe ukeneye guhindura imyumvire Joram, ngaho tekereza neza ubundi unsubize ikibazo nkubajije. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Joram arasubiza iki Kiara? Ese ubundi wowe uri Joram wasubiza iki? Ubundi se wowe uri Sky kuko ibihe bisubiye inyuma wakongera guhitamo Joram ngo wahindura intekerezo? Ngoro yitwa Igikomere, jewe nitwa Obvious Atete, ngeraho Pauline. Ngoro ni njyandika kandi nanjye uyibagezaho. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni inyamibwa, ngo duhurire muri comment mumbwira uko mubyumva.